Abibona neza cyane akenshi njya mu isoko, gusa sinzi niba nawe ujya ubyibaza. Njya nibaza impamvu yaba ibikapu, imyenda, inkweto ndetse n'ibindi biri iki kimenyetso cyangwa se iyi marike bihenda. Yitwa Louis Vuitton, marike imaze kwamamara cyane, ikaba ifashe intera ndende cyane ku isi yacu. Gusa ibi ngiye kukubwira sinzi ko noneho wabyemera ko iyi marike yacu ikunzwe cyane, kuko nanjye byantangaje ntavuze ntereka nanjye mbikubwire. Njye wumva nitwa Kamanzi Eros Daton, gusa ubishatse wakanda subscribe, like kuko ndumva ntacyo byaba bitwaye rwose. Mu cyaro kibi cyane, agaturage gato cyane ahitwa Angers, aho ni mu gihugu cy'Ubufaransa, aho niho yavukiye. Agahungu gato cyane kadafite ishusho y'ejo hazaza, kurya rimwe ku munsi byabaga ari nko kubonekerwa, aho kuryamaho ntuhambaze, kuko iyo yabonaga bukeye yashimaga Imana cyane. Mu 1821 niho uyu mwana yavutse, Louis Vuitton. Kubura ibyo kurya, kubura aho kurara, kwirirwa ahinga ibishanga hamwe n'ababyeyi be, nibyo byamuhaye igitekerezo cyiza cyane, maze yiyemeye gukomeye mu buzima bwe. Ati byange bikunde nzagera ku bintu byinshi abandi batigeze bageraho, kandi nzaba umugabo uhamye cyane pe. Ibyo bivugaga akiri umwana muto, agahungu gato cyane gafite imyaka ibarirwa mu binyabumwe. Gusa ariko ngo biragoye ko nyakabwana yasiga imbaraga se. Uyu mwana amaze kuzuza imyaka 10, ubu ari mama we yaje kwitaba Imana. N'ibyo wavuga ngo isi yakwikaragiyeho, ubanza ari ahangaha byatangiriye. Bidatinze rero papa we yahise ashaka undi mugore, kuko uwa mbere yari amaze kwitaba Imana. Gusa umubano wa Louis Vuitton na mukase ni ukuri wakaga umuriro. Ibi byatumye umwana muto afata icyemezo gikomeye cyo kuva iwabo, maze agatandukana nawe ngo ashake iyagwa. Ku myaka 13 uyu mwana yahunze iwabo, maze afata icyemezo cyo kujya gushaka ubuzima i Paris. Aha ni mu mujyi mukuru w'Ubufaransa, aho uyu mwana yizeraga ko ariho wenda azabona amahirwe yo kubaho ndetse no kugira icyo yakora, kuko burya ngo akatagurutse ntabwo kajya kamenyaho bwese. Kuva mu cyaro cy'iwabo yerekeza mu mujyi i Paris ni urugendo rw'ibirometero 400. Gusa uyu musore byamusabye imyaka 2 ngo bahishe kuba yahagera. Nuko aho yituraga hose yabanzaga agakora utuzi twice n'ikize, udufaranga tw'ubusabusa, wakubwira imvune yabaga irimo. Ariko ibi byose yabikoraga ngo arebe ko yabaho, kandi ntiyigeze acika intege habe na rimwe. Gusa wibuke intego uyu mwana yari afite. Ku myaka 16 Louis Vuitton yaragize Paris. Kubw'amahirwe uwitwa Miss Marel yamuhaye akazi, maze akajya amukorera ibikarito akabipakira kugira ngo bijye gucuruzwa. Ibi byari nk'ibikopo bya kera. Igihe cyose yakoranye n'uwo mugore yize ubumenyi bwinshi cyane, udushya twinshi cyane, ndetse yari umukozi w'umuhanga mu byo akora byose kandi abikoraga neza. Uyu mwana yari afite impano pe. Burya ku munyamahirwe Miss burya nawe ntabwo igitinda. Nyuma y'ibyo ku myaka 33 Louis Vuitton yatangiye business ye, aho yatangiye gukora ibikapu byiza cyane bitaremereye, ibikapu bitinjira amazi cyangwa se waterproof, kandi ibikapu bikomeye. Amakomande menshi aturutse mu bihugu bitandukanye yaratanzwe, kuko product ze barazikunze cyane. Ibi byatumye yatanga akazi ku bakozi benshi, ndetse yagura ibikorwa bye no mu bindi bihugu harimo n'Ubwongereza. Gusa ibibazo byaje kwiyongera, intambara zivangamo. Gusa ntiyacika intege, yarongeraga agatangira bundi bushya, kandi agabikora neza cyane, agatangira n'imbaraga nshya, utibagiwe n'udushya mu byo akora. Uyu mugabo wari umaze gukura, umuhungu we George Vuitton yaramwicaje ati papa reka nkwereke utuntu nikorera. Kuko se yaramaze kugera mu zabukuru, George Vuitton umuhungu wa Louis Vuitton yakomeje business ntacika intege, imbaraga nyinshi cyane, neza yarisubutse bwa kabiri. Uyu kandi niwe wakoze imwe mujya mubona iriho la na va bisobanuye Louis Vuitton. Ibi ngibi yakoze kugira ngo hatagira uwitwaza ibyo bavumbuye ndetse akabyirata. Ibikapu gusa, bakoze ibindi byinshi bitandukanye byiza cyane, harimo nk'inkweto ndetse n'ibindi myambaro itandukanye myinshi cyane. Nubwo umunyabigwi cyangwa se the legend yitabye Imana, abamukomotseho cyangwa se abamukomokaho baracyakora bikomeye, kandi murabona ko ibyo bakora nabyo bifite imbaraga kandi bigaragara neza cyane. Uko imyaka yagiye ishira, iyi brand yagiye yaguka mu buryo butandukanye. Gusa njye natangaye kurushaho ubwo nabonye ko iyi company ihinjije asaga miliyoni 39,601 by'amadolari y'Amerika yonyine.
Gusa impamvu mvuze ngo yonyine gusa ni uko mu mwaka wa 2023 washize iyi brand yinjiza arenga biliyoni 93.7 by'amadolari y'Amerika. Aya ngaya akaba angana na biliyoni 86.2 by'amayero. Aha wahita uvuga ati ndemeye, kuko kwemera burya ngo n'uburwari. Tugana ku musozo nakubwira nti nawe niba ufite inzozi z'ejo hazaza, kwizera ko bizashoboka nicyo cya mbere. Wicika intege ngo uterwe ubwoba n'ibyo ubona, kora cyane neza kandi ibyawe byose ubikore mu mucyo, kandi uburagize Imana Data wa twese kuko niwe mugenga. Nigena byose byaba byiza cyane ukanze uhanditse subscribe niba utarakora, like ndetse bikaba akarusho iki kiganiro ugisangije abandi kugira ngo twese tujye mu nzira nzima. Njye bumva nitwa Kamanzi Eros Danton. Ndakwishimiye cyane naho ubutaha.